na Jangwani Nguki. bafashwe nijoro kuri match ya Gorilla na Peri kirangira. Rigana arafunzwe na Jangwani na Georgine barafunzwe. Rugaju barazira kwiba no kubeshya. Bajangwani na Georgine kunyereza ibiceri bya Nyamukandagira. Rwose ngakimara gutanga interview. Ugati ngara twabwira. Irena Lorenzo yari rukanwe ntiyafunzwe wenda. Uvuga ngo Rugaju yabeshye ko yoherejwe na RBA. Anabeshya akazishyura itike. Yego. Abeshya akagiye mu kazi kaki RBA. Karagiye ku giti cye. Yego. Jangwani abarayimunazi. Ubona muri apre barayimuhanye nk'ibisanzwe. Rugaju ajyayo. Ngo muri RBA batungwe no kubona Rugaju ari he? Ariyo. Kandi ari gukora nk'umukozi wa RBA kandi nta misiyo bamuhaye. Miseri yande yari ya David kuwiteka mugaragu mutarama. Ibihe byiza nshuti mukunzi wa ibyegeranyo Empire, reka nkubwire ngo wowe tubana umunsi ku munsi w'agaciro kuri twe. Niba warakoze subscribe reka nkubwire ngo uri umuntu w'ingenzi cyane. Nawe ugeze ahangaha ari ubwa mbere ukaba utarakora subscribe, ukora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye urushaho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere kugiye. Munyemerere tugaruke ku nkuru ikomeje kugenda ivugwa, ni inkuru y'abastari. Reka mbive imuzi n'imuzingo. Amazina ye yose yitwa Rugaju Rigani. Uyu nguyu ni umunyamakuru amenyekanye ku bitangazamakuru bitandukanye. Aha twavuga nka TV1 na Radio 1, twavuga muri RBA by'umwihariko kuri Radio Rwanda mu rubuga rw'imikino, dore ko uyu Rugaju Rigani asanzwe ari n'umutoza wungirije muri ekipe ya Gorilla Football Club isanzwe ikina icyiciro cya mbere ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Ndetse si ibyo gusa, afite n'ikinyamakuru cyitwa Rugaju Rigani Sport. Iki ni ikinyamakuru gisanzwe gikora ibiganiro bijyanye n'imikino ahangaha ku rubuga rwa YouTube. Siwe gusa nshaka kugarukaho, ndashaka kugaruka ku mazina ye. Yitwa Frank. Uyu nguyu Frank yamenyekanye ku izina rya Jangwani, dore ko ni umuvugizi w'abafana b'ikipe ya APR Football Club. Amakuru ahari rero nuko aba bastari bombi bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, bakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye. Nibyo ngira ngo mve imuzi n'imuzingo. Reka nkwibutse ngo kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu nkuru zigiye zitandukanye, by'umwihariko zibanda mu mikino, showbiz, sport ndetse na gospel. Nguhaye ikaze cyane. Nkuko byagiye hanze ku munsi w'ejo, amakuru yagiye hanze rwose ko uyu Rugaju Rigani yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho akurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye. Muri ibyo byaha Rugaju Rigani akurikiranyweho harimo icyaha gikomeye cyane cyo kunyereza umutungo w'ikipe ya APR Football Club yitwaje izina afite, cyangwa se mu buryo bw'uburiganya n'amafaranga agiye atandukanye. Uyu Rugaju Rigani yagiye akorana n'abari bashinzwe kugurira abakinnyi mu myaka 2 ishize muri ekipe ya APR Football Club. Uyu Rugaju Rigani akajya akorana nabo ngo bakaba barari ukuntu baguraga abakinnyi ngo banyereje amafaranga amwe namwe, cyangwa se bagafatamo komisiyo, reka mbivuge gutyo. Rero uyu Rugaju Rigani byamaze kumenyekana ko rwose iyo dosiye nawe ayirimo yo kuba yaranyerezaga amafaranga y'ikipe ya APR Football Club, cyangwa se Nyamukandagira, yifashishije izina ry'itangazamakuru cyangwa se izina ry'umunyamakuru, dore ngo ko uyu Rugaju Rigani ngo n'igihe kimwe yasohokanaga n'ikipe ya APR akayibeshya ko yoherejwe n'igitangazamakuru RBA, kandi Rugaju Rigani agiye ku giti cye ari ukugira ngo mu by'ukuri akomeze gushakira abakinnyi iyi kipe ya APR Football Club, cyane ko yakuragamo intonge cyangwa se yakuragamo komisiyo ikomeye cyane, dore ko ibi ngibi yabikoraga abifashijwemo na Jangwanovic cyangwa se Jangwani cyangwa se Frank. Uyu nawe ni umwe mu bantu bazwi cyane ku butaka bw'u Rwanda, by'umwihariko abakunzi b'ikipe ya APR Football Club. Nekeza ko uyu Jangwani baramuzi cyane, dore ko n'umwe mu bavugizi baba muri ekipe
by'umwihariko uyu Jangwani akaba ari umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR Football Club. Uyu Jangwani rero amakuru hari ngo nuko nawe yakoranaga n'aba ba Rugaju Rigani kugira ngo banyereze ubutunzi cyangwa se banyereze amafaranga muri ekipe ya APR cyangwa se APR cyangwa se Nyamukandagira nk'uko benshi bakunda kugenda bayitazira. Amakuru avuga ko rero uyu nguyu Frank cyangwa se Jangwani ngari umwe mu bantu bakoranaga bya hafi n'uyu nguyu Rugaju Rigani ndetse n'undi muntu umwe nawe wakoraga muri ekipe ya APR, nabo bamaze gutabwa muri yombi kugira ngo banyereze amafaranga mu buryo buboroheye. Aba bantu rero uko ari batatu, ariko by'umwihariko uyu Jangwani ndetse n'uyu Rugaju Rigani bamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nk'uko bikomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, aho bakurikiranyweho ibi byaha birimo kunyereza umutungo w'ikipe ya APR cyangwa se Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Aba bombi batawe muri yombi ngo ubwo umukino wahuje Gorilla n'ikipe ya APR wari urangiye kuri Pele Stadium. Mbibutse neza ko uyu mukino warangiye ari igitego 1-1 hagati y'ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Gorilla. Aba basore uko ari babiri, dore ko bombi baracyari abasore, ari Rugaju Rigani ndetse na Jangwani, bahise batabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu gihe bari gukorwa iperereza kugira ngo barebe ko dosiye yabo yashyikirizwa ubushinjacyaha nabwo bukaba bwaregera urukiko. Nshuti bakunze ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe. Ndagira mwibutse neza ko nta handi hantu wakora amakuru y'impamo, nta handi hantu wakora ibiganiro by'impamo usibye kuri ibyegeranyo Empire. Rero kora subscribe ukore kunzogera, ukande like, wandike muri comment, ukore na share kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane.